hari igihe umuntu yibaza impamvu umutima we utagifite amahoro nk'aya mbere, agasenga ariko akumva hari intera iri hagati ye n'Imana. Akenshi ikibazo ntitukibona ako kanya kuko icyaha ntigihita gisenya ubuzima ako kanya, gitangira buhoro buhoro kikangiriza umushyikirano umuntu afitanye n'Imana. Ariko se n'iki Imana yakoze kugira ngo itugarure muri uwo mushyikirano? Kuki yaduhaye amategeko? Kandi ni gute ubutumwa bwiza bwa Yesu budukiza icyaha? Muri iki kigisho cya 9 gifite umutwe uvuga ngo icyaha, ubutumwa bwiza n'amategeko, turaza kuzirikana ijambo riboneka muri Zaburi y'119 umurongo wa 93 kugeza 94. Ni amagambo y'icyo kwibukwa avuga ngo ntabwo nzibagirwa amategeko wigishije kuko ariyo wanzurishije, ndi uwawe nkiza kuko ndondora amategeko wigishije. Biri muri Zaburi y'119 umurongo wa 93 n'uwa 94. Kubitapa kiyobora abagenzi, ibyo ntacyo byangerezaho, kuramira mu byaha ntacyo byamarira. Nta gushidikanya icyaha ni inzitizi ikomeye kurusha izindi zose ibangamira umushyikirano tugirana n'Imana. Ntabwo icyaha kidutandukanya n'Imana muri iki gihe gusa, ahubwo kinaratuyobya, kikadukomeretsa, kikadukamura, kandi birumvikana ko kinaturimbura. Intambara turwana n'icyaha n'inarijye niyo ntambara ikomeye kurusha izindi zose tuzarwana, kandi ifite ingaruka zikomeye ndetse z'iteka ryose. Abantu bamwe bafata icyaha mu buryo bworoheje nk'umugabane ugize ubuzima bwacu, kandi n'ubundi biri muri kamere muntu kwishimira ibinezeza. Ariko se dufata icyaha buhoro kuko abagize umuryango mugari barangije kukimenyereza bakumva ntacyo kibatwaye? Dushobora kuvuga ku nsanganyamatsiko y'icyaha tubyitondeye, dutinya ko hari uwo twakomeretsa turamutse tukivuza uko kiri. Nyamara amaherezo, uko turushaho kubana nacyo nkaho ntacyo kidutwaye, niko tuzarushaho kunyerera tukava mu mushyikirano muzima twari dufitanye n'Imana. Nibyo koko, buri muntu wese yakoze icyaha, kandi ibitekerezo byacu, impamvu zidutera gukora ibyaha, ibikorwa byacu ndetse n'amagambo bikomeretsa abandi, natwe bikadukomeretsa ndetse bikababaza Imana. Rwose icyaha cyangiza umushyikirano dufitanye n'Imana. Nyamara Imana yaratwihishuriye binyuze mu kutumenyesha amategeko yayo amurika umucyo ku cyaha kiri mu mibereho yacu. Muri iki cyigisho nimureke dusuzume impamvu Imana yaduhaye amategeko yayo, kandi igihe umuntu acumuye amategeko yayo agakora icyaha, nimureke turebe ikintu cyangwa umuntu ushobora kudufasha kugarura isano twari dufitanye n'Imana. Ingingo ya mbere iravuga iti ibirangaza n'ibishuko. Mu bacamanza igice cya 14 ndetse n'abacamanza igice cya 16 umurongo wa mbere, uwa 4, uwa 16 n'uwa 17 tuhabona ibishuko Samusoni yahuye nabyo. Nubwo yari yarahamagawe n'Imana kubw'umugambi usobanutse, Samusoni yakoreye Imana ariko akajya anatsindwa n'igishuko. Ingaruka zaje mu buzima bwe hari ibyo zitwigisha. Intambara ikomeye iriho kandi twese iratureba. Urugamba rubera mu isanzure rwatangiriye mu ijuru, ubu ruri kurwanirwa mu mibereho ya buri wese muri twe. Satani azi ko agomba gukurura ibintu byose yaronse muri ibi bihe turimo mbere y'uko Yesu agaruka, kugira ngo atubuze kugirana n'Imana umushyikirano. Ahari warangajwe n'ikintu gishobora kuba kitifitemo ububi muri cyo, nyamara kikaba kigutwara igihe cyane ndetse n'imbaraga nyinshi ku buryo gisigira Imana bike cyane. Wenda ni akazi, imbuga nkoranyambaga, guhaha, imikino cyangwa amafunguro.
nitwirebaho tubyitondeye tuzabona ko kugira ibyo ukora mu buryo bukabije n'ubusumbane bushobora kugaragara muri ibyo bintu bishobora gutuma Imana n'abandi bantu bahabwa agahe gato cyane. Umwanzi azi intege nke zacu zose n'ubwoko bw'ibintu biturangaza bikatubuza kugira ibihe tumara turi kumwe n'Imana. Dukwiriye kwibuka kubanza gushaka Imana mbere yo kwirukira mu byacu. Yesu asobanukiwe uko tumeze, nyamara araducyaha kubw'ibyo turarikira. Nubwo ari Imana, yari n'umuntu wagiraga umunaniro nk'uko tuwugira. Yari azi imihati y'ubuzima nk'uko natwe tuyigira, nyamara yajyaga yiyufura akajya ahiherereye agasenga se. Yari azi ko kumara igihe ari kumwe na se byamurutiraga ibintu byose yashoboraga gukora ngo yongere kuronka imbaraga zo guhangana n'ibishuko. Natwe nibwo buryo buhebuje ubundi bwose twakoresha bukatugeza ku ntsinzi. Samusoni yaraguye kuko yatekerezaga ko afite imbaraga, yishingikirizaga ku mbaraga ze ngo atsinde ibishuko. Buri munsi buri wese muri twe asakirana n'intambara zo kurwanya icyaha mu gihe umwanzi w'imitima agerageza guca intege no kurimbura isano tugirana n'Imana. Azi intege nke zacu maze akaziheraho kugira ngo acogoze isano dufitanye n'Imana kandi azane igishinja ndetse no kwiyumvamo ko tudakwiriye. Ibyo byose akabikora agira ngo atujyane kure y'Imana. Umwanzi akora uko ashoboye ngo ayobye ibitekerezo byacu, intego zacu ndetse n'ibikorwa byacu kugira ngo abone ahantu runaka yihisha mu mibereho yacu. Ariko mwibuke ko kwizera kwacu kuzadufasha guhagarara tudatsinzwe kandi ko kwizera guheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Nicyo uri kurwana nacyo nonaha? Ni mu buhe buryo ijambo ry'Imana rishobora kugufasha muri uyu mwanya? Ingingo ya kabiri iravuga iti ibihome mu mushyikirano mfitanye n'Imana. Muri Bibiliya hari ubutumwa bwinshi buvuga ibijyanye n'umushyikirano tugirana n'Imana n'inzitizi zitubuza gukurira muri Kristo. Nimureke twite kuri aya magambo Pawulo na Yesu bavuze. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 10:12 haravuga hati nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Natwe rero nka Samusoni kwiyiringira bizatugusha. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 6:2 haravuga hati ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zibigenza ngo bashimwe n'abantu. Rero nawe rekeraho kubwira buri wese ukuntu uri mwiza, umuntu wiyoroheje nk'uko Yesu yari yoroheje. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 5:28 n'uwa29 haravuga hati njyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha urinogore uritekure. Rero kora ibishoboka byose kugira ngo ukurirane mu mutima wawe kuko iyo ari inkomyi mu mushyikirano ugirana n'Imana. Matayo igice cya 7:1 n'uwa 2 Yesu yaravuze ati ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucibwa, kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe. Rekeraho kunegura abandi no kubacira urubanza. Imana niyo mucamanza, yirekera umurimo wayo. Muri Matayo igice cya 5:44 Yesu yaravuze ati ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababavuma, mugirire neza ababanga, musabire ababagirira nabi n'ababarenganya. Nimurekeraho kwanga abanzi banyu rero, igihe utekereza ibibi ku bakugiriye nabi bihita bizana inkomyi mu mushyikirano ufitanye n'Imana. Ibiramambu tangira usabira abanzi bawe, maze urebe ukuntu bidahindura gusa uburyo ugendana n'Imana, ahubwo bizanahindura umushyikirano ufitanye n'abandi. Muri Matayo igice cya 5:22 Yesu nabwo aravuga ati ariko njyewe ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ahari umaze igihe witsindishiriza ku byo gutonganya abantu ba bugufi bwawe. Ni mu buhe buryo uburakari bwawe buzana ibibazo mu mushyikirano ugirana n'Imana tutaretse n'abo warakariye? Aha ni hamwe mu hantu hatuma dusitara. Muri Mariko igice cya 9:42-48 Yesu yatubwiye ibyo dukwiriye gukora igihe ibiganza byacu, ibirenge byacu ndetse n'amaso yacu bitumye ducumura.
guca ukuboko kwawe cyangwa ikirenge cyawe cyangwa kunogora ijisho bitewe n'uko riri kugucumuza ni ikintu kirenze. Niko byari bikwiriye kumera. Ariko uko niko Yesu abona mu buryo butajenjetse icyaha ndetse n'ingaruka kigira mu mibereho yacu. Mbese mu buryo butajenjetse wowe uri kugifata ute? Ingingo ya gatatu iravuga iti amategeko. Mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 20 herekana ko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. No mu Rwambere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 4 haravuga ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye kandi icyaha nibwo bugome. Kandi Zaburi ya 51 umurongo wa 5 na Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 9 hagaragaza ko icyaha nacyo gifubitse muri kamere yacu. Bityo rero amategeko niyo agaragaza icyaha icyo ari cyo. Amategeko ni nko kwambara amadarubindi kugira ngo dushobore kubona neza ibituzengurutse cyangwa gukoresha indorerwamo kugira ngo twirebe tumenye uko tumeze. Atuma ibintu bigaragara neza no kwemeza ko imitima mu mibereho yacu n'imico yacu, mu gihe anatubwira iby'imico y'Imana n'ibyo ifata nk'ibifite akamaro. Amategeko 10 ari mu Kuva igice cya 20 ku murongo wa 3 kugeza 17 yandikishijwe urutoki rw'Imana. Yesu yashimangiye akamaro kayo muri Ariko igice cya 12 umurongo wa 30 n'uwa 31 ati, nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Iri ni itegeko rya mbere. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko rirushayo gukomera. Yarongeye ati, muri ayo mategeko yombi amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Amagambo Imana yabwiriye Abisirayeli ku musozi Sinayi nayo itubwira muri iki gihe atumenyesha ko amategeko yose arebana n'umushyikirano. Imana yatanze amategeko nk'uburinzi kugira ngo arengere isano tugirana nayo ndetse niyo dufitanye n'abandi bantu. Nubwo bimeze bityo, Satani yahindanyije ubwiza bw'amategeko y'Imana ku buryo abantu bamwe bayabona nk'umutwaro. Kwihambira ku mategeko nk'inzira y'agakiza mu cyimbo cyo kuyitondera bivuye mu rukundo n'umudendezo bikunda guhuzwa kenshi n'amategeko, nubwo Bibiliya itubwira iti kuko gukunda Imana ari uku nuko twitondera amategeko yayo kandi amategeko yayo ntarushya. Ibyo biri mu Rwambere rwa Yohana igice cya 5 ku murongo wa 3. Dukoresheje urugero rw'imibare kuva kuri 1 kugeza kuri 5, ni ku ruhe rugero ijambo ry'Imana tubariyemo n'amategeko nk'umugabane wabyo rikubereye iby'agaciro? Igihe ntekereje ku mategeko y'Imana, mbese mbona hari ibyo ambuza cyangwa mbona ansubizamo intege? Ni mu buhe buryo narushaho gusobanukirwa neza amategeko niba igisubizo cya mbere aricyo nahisemo? Mbese byagenda bite amategeko y'urukundo yerekana uko nyikunda nuko nkunda abandi bantu aramutse agizwe izingiro ry'imibereho yanjye, umuryango wanjye ndetse n'itorero ryanjye? Ni iki cyahinduka mu mibereho yanjye ndetse n'umushyikirano ngirana n'Imana? Ingingo ya 4 iravuga iti amategeko n'ubutumwa bwiza. Yesu ubwe yasobanuye mu buryo bufite imbaraga kandi busobanutse uko isano iri hagati ye n'amategeko imeze. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17 n'uwa 18 Yesu yaravuze ati, mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Ku murongo wa 18, kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Mu buryo busa n'ubwo ababyeyi bashyiriraho abana babo imbibi z'aho batagomba kurenga zigaragaza ibyo baha agaciro, amategeko y'Imana aduhishurira imico yayo ndetse n'ibyo ibonamo agaciro. Imana yaduhaye amategeko yayo kugira ngo irinde umushyikirano tugirana nayo n'umushyikirano tugirana na bagenzi bacu. Izi neza ko amategeko yayo yajyaga kuyobora buri rwego rwose rw'imibereho yacu uko tugenda dukurira muri yo. Ubundi se ninde utarigeze agerwaho n'ingaruka ziteye ubwoba icyaha cyangwa kwica amategeko byazaniye buri wese muri twe? Gukunda Yesu ni izingiro ry'amategeko.
Yesu yaravuze ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nidukunda Yesu tutabyabya tuziyumvamo ubushake bwo gukomeza amategeko ye tutagombye kubihatirwa. Nidusobanukirwa neza amategeko ye tuziyumvamo ubushake bwo kurushaho gukunda Yesu, kandi ikirushaho kuba ingenzi kugumisha imbere y'amaso yacu umusaraba n'urupfu Yesu yapfuye mu cyimbo cyacu ni uburyo buruta ubundi bwose bwo gukuza urukundo dukunda Imana. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza budasigana n'amategeko. Ni ukuvuga ngo nubwo twaba twizera cyane ko amategeko no kuyakomeza bifite akamaro, tugomba guhora twibuka ko mu bijyanye n'uko duhagaze imbere y'Imana mu buryo bwemewe n'amategeko, icyo amategeko akora gusa ari ukuduciraho iteka. Nta na rimwe amategeko ajya ababarira, ntawatsindishiriza, nta n'uwahongerera. Niyo mpamvu hamwe n'amategeko ariyo shingiro ry'ubusobanuro bwacu bw'amategeko hari n'ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga urupfu Kristo yadupfiriye ngo dukizwe, rudukorera ibyo amategeko adashobora gukora, kuduhesha gukiranuka imbere y'Imana. Ingingo ya 5 iravuga iti kumenya no gukora. Mu kibwirizwa cyo ku musozi Yesu avuga cyane ku birebana n'umushyikirano, gushyikirana nawe ndetse no gushyikirana n'abandi. Agana ku musozo w'ubutumwa yatanze avuga ikintu gikomeye. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ibyo biri muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 21. Yesu asobanura ko abantu bamwe bazamwiyambaza kandi babe bazi ibye neza nyamara batamuzi mu buryo bwa nyabwo. Birumvikana ko gushaka ubumenyi ari ingenzi, kandi Bibiliya itubwira yuko ubwoko bw'Imana bushobora kurimburwa no kubura kumenya Imana ndetse bigaterwa nuko banze kuyimenya. Ntidukwiriye na rimwe gupfobya agaciro k'ukuri kwa Bibiliya kw'ibihe byose, ariko uko kumenya nikuramuka kutaduhinduye ntigutume kwiyegurira Imana kwacu no kugendana nayo byimbika, ntacyo kuzaba kumaze. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Yesu yavuze ko ibisabwa kugira ngo umuntu yinjire mu ijuru ari ugukora ibyo Imana ishaka no kuyimenya, kuko tudashobora gukora ibyo ishaka tutarayimenya. Iki nicyo kintu gitanga ubusobanuro kandi cyumvikana abantu bitezweho. Umwana wawe navuga ko agukunda kandi inshuro nyinshi agakora ibyo umusabye gukora, ibikorwa bye biba byerekana uburemere bw'urukundo no kukubaha afite. Mu buryo nk'ubwo nidukunda Imana tuzashaka gukurikiza ubushake bwayo, kuko tuzi yuko hari ikintu kirushijeho kuba cyiza tugomba gukora. Inyifato tuyigaragariza ndetse kuyumvira kwacu nko gusendera k'urukundo tuyikunda byerekana imiterere nyakuri y'umushyikirano dufitanye nayo. Yesu asoza ikibwirizwa cyo ku musozi asigira abamuteze amatwi ikintu gikomeye cyo gutekerezwaho. Icyo kintu kiri muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 kugeza 29. Igihe twumvise rwose ubutumwa bwa Yesu ntidushobora kubura kwiyumvamo ikibazo ndetse no guhinduka. Nyamara ikibanze nuko amatwi yacu agomba kuzibuka n'imitima yacu ikakira, ku buryo icyitegererezo cy'imibereho irangwa no kugirana n'Imana umushyikirano gisigara ku mitima yacu bwite igihe cyose duhumetse. Imibereho yacu ishobora kubakwa kuri rutare no ku mugambi utunganye idufitiye. Iki cyitegererezo cy'umushyikirano wa bugufi ntabwo ari ibanga, cyerekaniwe ku mpapuro z'ijambo ry'Imana ryahumetswe, kandi igihe buri muntu wese nta mahitamo ya buri wese ku giti cye kucyemera kubwo kwizera gusaba guhabwa gukiranuka kwa Kristo gutunganye, maze akabaho agaragaza uko gukiranuka. Dusoza ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa n'ibi. Ntibikwiriye kudutangaza kuba insanganyamatsiko y'amategeko itera abantu urujijo ndetse ntibayisobanukirwe neza, kuko ikibazo Satani yagize ku Mana cyari cyerekeranye n'amategeko. Abantu bamwe bo mu gihe cya Yesu batekerezaga ko yari yarazanwe no gukuraho amategeko, nyamara ntiyashoboraga gutandukanwa cyane n'ukuri. Kristo yamuritse umucyo ku kuri no ku mico myiza y'Imana, kandi yazanwe no kuyasohoza, kutwereka uko Imana imeze. Iyo imitima y'ubwoko bwa Isirayeli ikunda kubaha ijambo ryera ry'Imana, bari kugira ibyiringiro byo gusohoza umugambi w'Imana.
Kuzirikana amategeko y'Imana nibyo byahaye Isirayeli imbaraga ku ngoma ya Dawidi ndetse no mu myaka yabanje y'ingoma ya Salomo. Kubwo kwiringira ijambo rizima ry'Imana byatumye habaho ivugurura n'ubugorozi mu gihe cya Elie na Yosiya. Ibyo byanditswe by'ukuri ari nabyo murage wa Isirayeli uhebuje indi, nibyo Yeremiya yifashishije mu muhati yakoresheje ashaka ko habaho ivugurura. Imibereho yacu yangijwe n'icyaha cyadutandukanyije n'Imana, nyamara kandi Imana iturarikira kuyimenya no kuyikundisha ubwenge bwacu bwose, umutima wacu wose, ubugingo bwacu bwose n'imbaraga zacu zose. Igihe tugenje dutyo tuzakunda abandi cyane tutagombye kubyihatira. Urukundo nk'urwo dukunze Imana na bagenzi bacu rubumbiye mu mategeko yatangiwe kurinda no kubungabunga umushyikirano dufitanye n'Imana na bagenzi bacu. Amategeko y'Imana ni ishusho nziza yerekana imico yayo. Reka nsoze nkwifuriza kurushaho gusobanukirwa amategeko yayo kugira ngo umushyikirano dufitanye nayo ukure kandi natwe turusheho kugwiza imbaraga.